Good morning, friend and family. Ndabashuje mwese igitondo cyiza. Okay, tugiye kuganira ukuntu wagabanya ibinure kunda. Ubushize nabaganirije ibintu bishobora gutuma umuntu abasha kubyibuha, ariko mbona ko hari abantu bafite ikibazo cy'ukuntu bashobora kugabanya ibiro kunda, kuko nicyo kintu kibangamira abantu benshi cyane, ko twese turabizi ko iyo ufite mu nda hatoya ubasha gutebeza, ubasha kwambara ibintu bikakubera, cyane cyane ku bakobwa. Hari abantu rwose ugasanga umuntu ateye neza, ariko ikibazo gihari ni kunda honyine, icyo kibazo afiteho. Ariko akenshi ibinure byo kunda nitwe tubyitera, akenshi nitwe tubyikururira. Ubwo rero ukamubwira nsigaye mbura ahantu ndikodingira, ntangira kuri kodinga abantu bakavugiramo kandi ukumva njyewe bari kundushijwe. Rero niyo mpamvu nayo impozinzeho gatoya, sorry. Ubwo rero n'abatindiye tugiye gutangira n'ikintu cya mbere ushobora gukoresha kugira ngo ugabanye mu nda yawe udakoresheje siporo. Umva hari abantu bameze nkanjye rwose, ibintu bya siporo umva babyumva, babireba kuri televiziyo. Rero nanjye kubera ko nanjye nzi ko mfite icyo kibazo, mba numva nanjye abantu banjye nabashakira ikintu bashobora gukoresha ariko batarinze bakora siporo. Umuntu uzishoboye rwose siporo ni sawa rwose kuba wazikora, ariko ku bantu batazishoboye nkanjye mwigire hino tuganire. Ji ya mbere ushobora gukora, ese mwabavandimwe bombi genze gute uyu muntu ngiye kumureka ajye mu nyine nawe, ndabona turi gukora ibiganiro bibiri ari kuri telefone nanjye ndi kuri kodinga, kandi n'ukuri kw'Imana ntaraza kuri kodinga, ntabwo yari ahari, nanjye kuri kodinga nawe abaraje. Rero reka mbibwirire ibyo nshaka kubabwira, mwihangane rwose. Nimwumva hari umuntu uri kuvugira hirya, n'umuntu uri kuri fone, kandi ntabwo nanjye namubwiye ngo ceceka cyangwa imuka. Ubwo nyine uko byagenze, kuko nshobora nyine kuvuga ngo ndamurindira ngo igihe ngo ari burangirize kuvuga, ugasanga arangije kuvuga, kuko arangije kuvuga hashize umwanya munini, nanjye navuye muri mood kandi nari natangiye. Ubwo rero reka twikomereze, uyu muntu areke kugira nyine. Kandi mwumve ibintu byekeje, ibaze ko n'idirishya rirakinze ariko ijwi rye riri kugera hano, mana niko mutamuzi nyine, bwo amabanga yose mwari kuyumva. Twagiye na ji ya mbere. Ji ya mbere ni ji ukora amazi, nimba ndi bubyite ji, nimba ndi bubyite umuti simbizi, gusa hari abantu badakunda reka mbyite ji ko ni ji n'ubundi. Ndaza kugera no ku mati, ndaza kugera ku cyayi. Hari abantu mu buzima nyine busanzwe badakunda ibintu bishyushye. Ukaba ufite blender yawe, fata blender yawe ushyiremo inanasi, okay, ukate inanasi yawe nk'ibisanzwe, numara nyine uyikate bisanzwe kuriho cya gishishwa cy'inyuma. Noneho nurangiza ushyiremo, ufate na kokombure uyikate neza, nurangiza ufate tangawizi yawe nayo uyirape, nurangiza ubivange ubishyire muri blender yawe ubiblendinge. Numara kubiblendinga umutobe uvuyemo, murabizi ko ibyo bintu byose bivuze bigira ibikatsi. Ubwo urashaka akayunguruzo ubiyungurure kugira ngo ukuremo umutobe wawe, ukuremo juice yawe. Noneho twagiye kuri ji ya kabiri. Akenshi muzaza mukomeza mwumva hagarukamo amazi. Urumva iyi ji nayo ugomba gushyiramo amazi, of course, ko ntabwo wayiblendinga n'amazi arimo. Ariko hari abantu bafite amablender meza, nabyo nta kibazo, byaterwa, kuko n'ubundi iyi ngiyi ji ya mbere impamvu navuze ku mazi, hari abantu bafite blender ubwazo nyine zikoresha hatagiyemo amazi, ariko abafite za zindi zijyamo amazi, ubwo wamanza ugashyiramo amazi ubundi ugakora juice yawe. Utugiye rero kuri blender, kuri juice ya kabiri. Ufata amazi ashyushye, warangiza ugashyiramo tangawizi,
warangiza ugashyiramo indimu, tangawizi, amazi ashyushye, indimu. Twagiye kuri juice ya kabiri, ariko ibyo ngibyo ntabwo ntekereza ko biri muri ji, ni muri tea. Ni muri tea, kuko urumva ushusha amazi, wamara gushyushya amazi ugashyiramo nyine ukamera nk'umuntu ugiye guteka icyayi. Yego, twagiye rero kuri ji ya gatatu. Okay, fata amazi, iyi nyite ji, reka nyite ji. Ufata amazi akonje, warangiza ugakatiramo indimu, warangiza ugakatiramo kokombure. Ndi kuvuga ku bantu bataba bashaka ibintu bishyushye. Ushobora gufata ikinuza cyawe, ijage yawe, ikintu cyo kunyweramo amazi cyawe nk'iki ngiki, ugakatiramo amazi, ugashyiramo amazi, warangiza ugashyiramo kokombure, ugashyiramo n'indimu, warangiza ukajya unywa. Litiro irahagije ku munsi. Ariko ibi bintu byose ndi kubabwira, mbabwira ikintu kimwe: ibi bintu ugomba kubikora utabikora nk'umuti, ugomba kubikora ubikora nk'umuntu uri gukora ibintu bizahoraho. Ibi bintu mbabwira umuntu abikoresha mu gitondo mbere yo kugira ikindi kintu afata. Mumbabarire kuba mpereyemo hagati, nyine mbibabwiye bihereyemo hagati. Ubikoresha mu gitondo ukibyuka ukoresha ziriya ji zose nagiye mbabwiye. Nyine uhitamo, ndi kuvuga navuze ji nyinshi kugira ngo muhitemo, umuntu wese ahitemo bitewe n'aho yisanga, ahitemo ji yakoresha bitewe n'uko we ameze. Noneho twagiye rero kuri ji ya kane. Ufata amazi y'akazuyazi n'umuneke mu gitondo mbere yo kugira ikindi kintu ufata. Umuneke wa Gros Michel, mwa bantu, ufata itasi y'amazi ashyushye y'akazuyazi, warangiza ukarya n'umuneke. Ni ukuvuga ngo utonora umuneke ukayuryaho, warangiza ukanywa n'amazi. Mbese nka kuri ufata icyayi n'irindazi, ukabisomeza, ukaba ari cyo kintu ufata mu gitondo. Icyo kintu noneho mbabwiye cyo kiragenda kikagufata mu nda, ku buryo wenda bya bintu byo kuba wasigamo iminota kugira ngo uze kugira ikindi kintu ufata, nta nubwo bikibikeneye. Ntabwo bikibikeneye pe. Gusa ku bandi ushobora kurindira nk'amasaha 2 cyangwa 3 ukaba wagira ikindi kintu ufata bitewe n'ukuntu mu nda yawe hameze, kuko urumva ibintu wakoze ni ibintu bitera inzara. Rero biba byiza ko wagira ikintu ufata, ariko ugafata mu bintu uzi ko nanone bitakongera ko n'amafarini. Narabibabwiye, amafarini namwe murabizi ko ibyo ku bantu nkatwe dushaka kunanuka twabivuyeho. Ubwo rero twagiye ku kintu cya gatanu. Hano tugiye kuri tea, tugiye ku cyayi. Ku bantu bashaka kugira ikintu bafata mu gitondo cyo kunanuka, amazi arimo green tea, yagufasha. Yes, yagufasha. Twagiye ku kintu cya gatandatu, amazi arimo thé vert, thé rouge, thé vert niyo navuze, thé rouge. Amazi arimo thé rouge yagufasha, amazi arimo kokombure yagufasha. Nizere ko turi kugendana, ibyo bintu byose ntabwo bivanga abantu banjye. Ubwo nimba ari amazi na thé rouge, n'amazi arimo thé rouge. Gusa ka thé rouge kugira ngo wenda kuko harimo akantu ka lemon, kugira ngo kagufashe washyiramo n'ubuki bwagufasha kugira ngo ubashe kuyinywa. Harimo akantu gatuma wishisha, ariko ni nziza pe, wayimenyereye yagufasha. Ubwo rero
ikindi kintu nababwira ku bantu batazi ingaruka zo kugira ibinure ku nda, ntabwo ari byiza. Ibinure ku nda ntabwo ari byiza kuko hariya habamo inyama nyinshi. Rero iyo ushyizemo ibinure ntekereza ko ntabwo uba wikunda, n'ubuzima bwawe ntabwo bukunda, kuko niho habamo ibintu byinshi. Habamo umutima, umwijima, amara n'ibindi byinshi. Rero biba byiza iyo hari ahantu harinze ukahakorera ibyahagenewe. Kunda ni ahantu tutajya twitaho, ariko ni ahantu h'ingenzi nyamara twagakwiye kwitaho, ukahashyiramo ibintu bikwiriye. Wabona inda yawe iri kugenda ikura ukabigabanya. Cyane ko ntekereza ko nta marushanwa y'abantu bafite inda nini tugira, cyangwa habamo ingaruka nyinshi. n'ukuri noneho reka mbabwire, hari abantu bishyizemo ngo guys, muba mushaka kunanuka ku nda, kugabanya ibinure byo ku nda, mwirinde ibintu by'amasukari. Abantu banywa amaji menshi y'amakorano, ntabwo mvuga izi ji twikorera, kuko izi ji twikorera biba byiza iyo ushyizemo ubuki. Ku bantu batakunda ubuki washyiramo agasukari gakeya, ariko buriya ntabwo bigira ingaruka nyinshi nk'aya maji yo mu nganda, cyane ko bo baba bakeneye nyine gushyiramo ibisukari byinshi kugira ngo muyinywa wumva iryoshye nyine. Nabo niho bacururiza nyine, ntabwo rero wabarenganyisha. Fanta, abantu banywa fanta ni ukuri ndabasabiye, kuko fanta mba huzuyemo isukari gusa. Noneho rero hari abantu bibeshya ku kintu kimwe tugiye kuvugaho. Hari abantu bibeshya ku ma whisky n'amaspiriti nyine, bakavuga ngo ziriya nzoga urumva kubera ziba zisharira, wumva zirimo n'akantu nyine ko kwishisha, bakavuga ngo nta sukari ibamo. Nshuti yanjye, ninde wakubeshye ko biriya bintu bigabanya mu nda? Biriya bintu byuzuyemo isukari. Ikintu cya mbere ziriya nzoga zigukorera, iyo umaze kuzinywa urasonza ukarya cyane. Noneho kubera ko uri nko mu kabari ukarya ibintu byo kwa mucoma, ukagenda umva isukari ikikuba kabiri. Kubera iki? Ari byo wariye, ari byo wanyweye birimo isukari, ari byo uriye nabyo ni ibindi bibazo. Rero mwa bantu, nimba mushaka gukuraho ibinure byo ku nda, ziriya nzoga z'amasipiriti mwazireka. Biya, hari abantu bishyizemo ngo biya ngo nizo zibyibushya ku nda. Oya, ninde wababeshye? Ariko sibwo, ntabwo muzo abantu banywa amakonyagi yonyine kandi ugasanga bafite akadaga kameze ukuntu, kaba karazanywe n'ikisi. Biriya byose bibamo amasukari. Niyo mpamvu bumva ngo umuntu ngo yanyweye ngo amawisiki menshi ngo arwara diyabete. Nta yindi mpamvu, ni amasukari abamo, amasukari menshi. Kuba idaryohera ntabwo bisobanuye ko nta sukari irimo, ahubwo mumenye ngo ibintu dufata ni ibintu bimeze gute. Rero mwa bantu, njyewe nabagiraga inama, gusa njyewe abantu bose, hari abantu barwara igifu, kuri ibyo bintu birimo jinja ntabwo nabakonseye kubinywa. Bakoresha amazi arimo indimu, cyangwa ugakoresha amazi yonyine y'akazuyazi. Kuko hari n'abantu n'indimu nayo itera ikibazo. Hari abantu rero, abo bantu bo bakoresha ibyo bintu, batabasha gukoresha ibyo bintu, rero bakoresha amazi yonyine y'akazuyazi. Mbabwiye kujya kwitwika, oya, kuko kunywa amazi ashyushye cyane ntabwo ari byo bishobora kugufasha. Amazi y'akazuyazi, kuko n'amazi ashyushye cyane nayo yagutera ibindi bibazo. Rero mukomeze mukore subscribe, mushyigikire, kandi mujye mureba ibiganiro byanjye birangire, kuko njye naje gusanga ibiganiro byanjye
biryoha iyo bigezemo hagati bigiye kurangira. Ntabwo njye nangiza ibintu nyine by'ingenzi. Ubwo rero sinzi nyine, ntabwo nzi gutondekanya ibintu ngo kuvuge ngo itugutungo ngo nitwo ngo twakurura abantu ngo reka ari two mbanza. Mvuga nyine ukuntu ibintu nyine mbyumva n'ukuntu nyine nabiteguye. Ubwo rero mujye muri ibintu byanjye birangire, kandi guys ni ukuri ndabashimira kuba mukomeza gushyigikira. Inkunga yanyu ndayibona, abandeba, abatera comment ku bintu byanjye, Imana ikomeze ibahe umugisha, kandi ibyo mukora byose no kuri namwe Imana ijye ibabehe nyine, namwe mujye mubona abantu babashyigikira nkuko nanjye mushyigikira. Kandi ndabakunda, bye, mugire umunsi mwiza. Naho utaha mu yindi video tuvuga ku bindi bintu, ariko ndashaka kuzaza mbakorera video z'ubuzima, nyine video z'ukuntu umuntu yakiyitaho, ukuntu umuntu yamera neza. Ntabwo nabyize, ariko nkunda kwita ku mubiri wanjye, ukuntu nyine umuntu yabaho. Yes, rero kubera ukuntu mbyitaho, kubera ukuntu mbikunda, mba numva nanjye nabibasangiza. Naho utaha, bye.